ajya gufungwa. Kwiririya raundi ntago ari umugore byaturutse, abantu bajya bajya bitiranya ibintu. Jay Polly kuri iyo raundi ya mbere yafunzwe niho yazize umugore, sibyo? Niho yazize umugore, ariko ku raundi ya kabiri yazize akagambane k'umugabo bita Kaboko. Aha twari turi muri covid, ndabizi ko Jay Polly icyo gihe twari tumaze n'iminsi 3 dutandukanye. Jay Polly nari maze twari tumaze gukorana indirimbo featuring nge na Jay Polly na Paxson na Ken, sindayibuka indirimbo bita Toka Satani. Tumaze kuyikora rero, nyuma y'iminsi nibwo numvise yafunzwe. Nje guperereza ngo menye ngo byagenze gute, numvise yuko mu by'ukuri Jay abantu baramubwiye ati hari contract y'ibintu byo kwamamaza imiceri tugiye gushaka kugira ngo duhuze nawe, bohereza intumwa yabo cyangwa se umwe mu ba discussinga nawe. Noneho mu gihe bari bakiri muri izo ngizo biba ngombwa yuko bakenera gucoma kababa, batuma Kawidi, bagatumye muri umuna wa Jay, aragenda arasumba kwa Pushayi nta kibazo. Ariko bakimara kugerayo bagiye gucoma, imbakiri gutotora imbuto ewara, nibwo bagiye kumva bumva ngo ndondondo ngo kingura turabizi kurimo. Ariko akaba ari umuntu wari watanze amakuru, kuko icyo gihe ajya gufatwa urumva baje ari muri deal yo kuvuga ngo bishe ngo gahunda za covid, ariko hari umuntu wari wamugambaniye. So Jay byaje kurangira nyina nyuma ageze hari hakurya, nge mpita mu rugo rwa gatatu. Mpita mu rugo rwa gatatu kuko nanjye njya matemberera iyo bibaye ngombwa, ariko Imana izamfashe ntago makumbuye. So urumva nyine byarangiye agezeyo, nyuma event byabaye biza kuba uko byabaye, bamwe bemera ko ariko byagenze, abandi bafite uko babitekereza. Benshi muri twe, benshi mu bantu naka ariko bakunda gutekereza avuga tura nago byumvikana, ariko byukuri byarangiye yapfuye. Ariko ntago umugore we ntago ntekereza yuko Yes, bwa mbere n'umugore. In fact n'umugore wabiteye. Kuko uriya mugore we rega nawe yari umuntu w'umucarutsi, ngira ngo uramwibuka muri iriya clip ya irandirimbo ya Demene bari kumwe na Bad Drama. Hari video sinzi ukuntu niba yita ngo Imana, indirimbo yanahitinze byatari. Sano kuvuga ngo uriya mugore no muri video abarimo ubumure nimba bita Sharifa, ubona ukuntu abanyonga nyashari muri iriya video, ukabona ukuntu abayitwara no mu baby man we wikundiraga ikirori. Urumva nago ubundi ikintu nabwira n'abasanimane, nago ugomba kurongora umuntu w'umukobwa uri muri entertainment, nagomba kurongora umuntu wo muri entertainment nawe uzi kuri muri entertainment. Ni ibintu bitabona se urongoye umuntu mujye umuntu uza akaba umuvixen muri video y'indirimbo zawe. Urumva umuntu w'umuvixen muri video uragifasha umukobwa, uragifashe umukobwa wo muri clip, uravuze ngo ugiye kumujyana mu rugo. Oya, hari abantu uvuga uti wenda uyu muntu twahura twajya kwenjoyingana, icyo bita side chick cyangwa se agasheri ko ku ruhande k'agafeaturing. Ako naka baby twita agafeaturing, wakagira agafeaturing ariko nago wakajyana ngo gagire umugore mu rugo, kubera ko nago bizakunda. Ubusanga bya bindi navuze urwike, ariko wowe uri muragenda uri mu kabari uri muratanga komande wikoresha ku ngingo zimwe na zimwe z'abakobwa b'abaseriveze, ubusanga wowe wumva nta kibazo, ariko umugore wawe mukozeho ni ikibazo. So ikosa rya mbere abasane baba batagomba gukora cyangwa se byamamare no gushakana n'umuntu nawe uzwi, ni ikosa rikomeye cyane. Ntibibaho bita bikora icyo bita kurusirikwi. Sound nyine ni Barrio uno Defino the reggaeton Nick G the General, umwami wa reggaeton. Nima mvuga nti hi ladies and gentlemen, ça va mes chers amis, ceux qui sont Rwanda, ceux qui sont n'abandi bakobwa twumva ngo hari aba DJ ngo abakobwa kazi ngo basigaye nabo bikundira abakobwa bagenzi babo, shango n'ibikoresho ngo ubungubu ngo ngo ubungubu umuntu ushaka gushinga business ngo ni business ya vibrator kabisa ngo ziri kwinjiza cyane. Niyo makuru ndi kumva. No kurangura vibrator nawe mwe mwivugishwa ngo murarangura ngo umuceri w'umutizedi, mwarabyibagiwe. Nuko rero biba bimeze, ziri kugenda zishatu hirya no ofete. Hari impamvu ntekereza nyinshi. Icyambere cyo tutakirengagiza, n'ubundi tureke ko ari abahanzi cyangwa atari abahanzi, n'ubundi ngo zose zishobora gusenyuka kubw'ibibazo byo mu ngo, ariko ku by'abahanzi byo potential bari nyinshi. Hari impamvu nyinshi, nuvuga ngo ni cyangwa se ibyamamare twivuga abahanzi gusa, reka tushyire mu ba celebrities. Usanga icyambere, in the first place, hari abantu babana batarakundanye cyangwa barakundanye, ariko hari umwe ufite target yindi, wenda hari ibyo agutezeho. Akurikiye cloud ya wenda avuga ati uriya muntu nimba ndi umugore cyangwa ndi umugabo we bishobora kunyadvancinga kubyerekeranye na career yanjye y'imikorere y'akazi, ugasanga wenda gushakiye icyo ngicyo. Hari ushobora kugushaka kubera wenda gafaranga, avuga ati uriya muntu eka tubane namutagetinze
ndakora uko nshoboye mu myaka 2 ya mbere nitware neza kugira ngo ibintu bibere GT urumva ariko n'ubundi ari gupanga kuba yakuvamo so hashira iyo myaka ingahe agahita avuga ati reka dutandukane tunapasure ubundi ubungubu cyane cyane abakobwa kabisa uwo mubare basigaye bawugira cyane ahangaha iyo uri umuntu w'icyamamare ufite n'amafaranga kuko hari ukubura icyamamare nta n'amafaranga ufite nabyo bibaho cyangwa warabaye broke nyuma ariko ifite amafaranga urakundwa amafaranga baravuga ngo ni musema kweri so hari igihe umuntu agukurikira manager avuga ati ngewe uriya muntu reka dukundane reka tubane byandikwe muri leta tujye mu murenge ibyeri bazinywe n'iki dutange n'umusoro wa leta mu gufiri mu bukwe ubundi nibarangiza tuzapasura nanjye mite ntwara kimwe cya kabiri bibaho mane reba Dr Dre wenda nago tubitinda ko reka tuvuge Dr Dre uriya producer wo muri Amerika umugore we bita Nicole Yanga barashwanye bari babanye imyaka igera muri 20 na barabyaranye n'abana bakuru ariko byaje kurangira ejo bundi baratandukana Nicole yaravugaga ati Dr Dre ni hafi kugera muri miliyari urumva umugore avuga ati tuzahita dupasura nzatwara wenda tuvuge nimba afite miliyoni 800 z'amadolari yabaraga 400 ye ariko nyuma byaje gupfa ndumva baramukubise bamuhaye miliyoni 100 baratandukana ko Dr Dre yamenye ubwenge akora icyo bita prenuptial agreement prenuptial ni ukuvuga ngo ni amasezerano mugirana mbere yuko mubonana bwa mbere cyangwa se mubana munaryamana bwa mbere umugabo n'umugore muri Amerika bibaho kuko bakora na contract naho bashobora gusinya ati tuzabana amezi 4 yego so nukuvuga ngo Dr Dre chance yagize nuko yaramusinyishije iyo contract bivuga bati nago tuvanze umutungo ariko wenda turamutse dutandukanye bibaye potential ariko dutandukana harayo nzaguha nyine n'indezo ariko indezo ntiyabayeho kuko abakobwa bo babyaranye babira abakobwa beza cyane bo bari barakuze urumva so urumva rero indezo nago yari kirimo ariko nk'umuntu babanye nyine avuga ati ibyo wagezeho wabigezeho turi kumwe bamuhaye miliyoni 100 z'amadolari ubundi Dr Dre yasigarana 700 ariko urumva yari yamutagetinze byatari so nuvuga ngo nano mu Rwanda rero ibyo ngibyo bibamo ikindi ntakibagirwa rero musaza buri ushobora gushaka umugore cyangwa se umugore agashaka umugabo ushobora gushakana n'umuntu reka tubivuge gutyo tutavuze ngo ku gitsina iki ngiki imirimo akora akaza akora gashobora gutuma bishobora gukurura urwo rwikekwe for example umusani ashobora kuvuga ati ngiye kujya guperforminga wenda mu gihugu runaka bizasaba yuko izo concert azajya kujya gukora bizamutwara ukwezi wenda ariyo kugira ngo ategure ibintu neza icyo gihe nagenda umugore azasigara ari kuvuga ati umuntu ari kunca inyuma ngewe reka nanakubwire n'urugero nitanzeho hari umuntu byigeze kubaho w'inshuti yanjye wibaze impamvu ntinze kuvuga nuko hari umuntu w'inshuti yanjye byeze kubaho umugore we aramureba aravuga ati yarebye video bari bakoze nyine ari n'umusani twakoranye indirimbo bita Waki umugore we aramubwira ati bari abakobwa wateruraga inuza wateruraga nyashi kuriya ntago bishoboka kutagize ati wagize baraserereye umva namaze igende nako yamaze igihe harimo aratanga ibisobanuro bikomeye cyane umugore amumereye n'abamubwira ati we wagize ntago bishoboka ko uriya mukobwa mwari muri kubyina kuriya ukuntu wari umwegere kandi turi bari kwactinga nako n'umuntu twaririmbanye muri iyo ndirimbo ni action ni acting so no kuvuga ngo rero ukuntu byari bimeze ni ukuvuga ngo byanga bikunda hari akazi ubukora bikaba ngombwa ko witwara muri ubwo buryo ugasanga muri ubwo buryo nyine nimba ari ngombwa yuko ugomba kugenda abo bantu mukabyinana mukegerana cyangwa se ukinnye filime baguhaye role runaka urimo urasomana n'umuntu n'urugero ni filime y'urukundo byanga bikunda madamu nabibona ntaga byishimira ibyo nabyo rero iyo hatabayeho kwizerana mu mibanire bikurura gushwana ukaba wasanga bitumye aba ingo zisenyuka cyangwa mugashwana cyangwa mugasigararira sitameze neza so urumva rero uwo mujama w'inshuti yanjye byamubayeho bamaze igihe batavugana n'umugore we ariko nyuma nyine abantu barabunze biza kugenda neza ariko urumva yuko n'umuntu uririmba hip hop ntago namuvuga izina ariko urumva nicyo ni ikibazo so hari akazi ubwo ni example nari nguhaye ariko hari akazi ushobora kubukora kakobrija gukora ibikorwa bishobora kugaragara ko ari uguca inyuma umuntu bitewe nuko nawe atabyumva sibyo ikindi hari kuba uri a distance wenda mutari kumwe bitewe n'ingombwa wenda tuvuge ugiye gupagasa Kigali wenda mwari musanzwe mutuye Rubavu ugasanga nabyo biri gukurura ako kantu nyine nibyo nyine ndi kuvuga gupagasa kupagasa mvuga nese ubu nta ba producers baba bakomoka mu byaro bafite yingo ariko ugasanga
bakorera i Kigali bikaba ngombwa yuko ashobora no kumara igihe atageze wenda ajya ari nko kubasura, ariko ntabwo ubuvuga ngo arahaba, kuko ahantu bana ahantu nibura umara iminsi 4 mu cyumweru. So iyo utamara iminsi 4 mu minsi 7 ntabwo ubuhaba ubuhagera. So urumva rero n'akazi gashobora kubitera, akaba ibyo ngibyo byo gukurikirana amafaranga. Urumva hakabaho nanone no kuba umwe muri mwe cyane cyane ku ruhande rw'umugabo atabasha guhana injangwe. So urumva ni ikibazo. Ubundi ugomba gushaka umugore mani, ubundi yuzi kuri umuntu w'igisazi ugomba gushaka umuntu uri kontrere yawe, sibyo? Nimba papa Keva avuga ati ngewe ndi umuntu w'umucarutsi mfite ukuntu mbayeho, shaka umugore w'umurokore, sibyo? Ni inama turi kugira, bashaka umugore w'umurokore, shaka umugore usenga, shaka umugore utuje, niba ngombwa be n'umunyacyaro binakunze. Nubwo umunyacyaro kumubona biba bitoroshye, nabo ibintu byaranahindutse, nako social media zagezeyo basigaye bazi ibyari byo nabo barabimenye. So no kuvuga ngo ni ikosa rikomeye ubundi gushaka umuntu muri miriye y'akazi kamwe. Uzarebe buriya nimbura umupolisi, kuba wavuga ngo nawe ushatse umugore w'umupolisi, ntago urwo rugo ntago rujya ruramba. Ni ibintu nzi neza, kuko buri wese akazi kaba kamufata, kandi ni ngombwa ko nimba baguhaye order ni kimwe n'abasani, nimba audition cyangwa akazi kaje byanga bikunda uragenda uritaba, ni yes sir. Nimba ari yes sir, umugore bakamubwira ati yes sir, kuwa gatandatu kugeza kuwa mbere tuzaturi muri operation runaka, ibyo byabwenge biri kwambuka cyangwa se magendu. Umugabo nawe bakamukubisa indi mission hehe, ayo ngiyo bigwa. None se urumva kugira ngo muzahure mu rugo bitwara iyo minsi bingahe? Ntago bishoboka. Ariko mu gihe umwe afite akazi gatuma mudakora ibintu bimwe, ni ukuvuga ngo byanga bikunda hari umuntu hora ari disponible, noneho wa wundi urimo ari ikaraga cyane, bigasaba ngo igihe ya time yabonetse ariho babasha guhuza. Nayo bitagenze gutyo karayenga. hari ibyamamare benshi bagiye basenya ingo barakomeye, buriya Muyoboke se yari yararongoye? Ntabyo narinzi kabisa. Yego yaba bayingana David, yego yaba ni benshi. Yes. Ahanini ikintu gikunze gusenya izi ngo kiba ari iki? Ingo nakubwiye bro, tureke wenda ko ari abantu bazwi, ntango zidasenyuka, sibyo? Kuko hari n'ukuntu umuntu mukundana utaramumenya yarakwihishema, ariko iyo mubanye muryama mukabyuka, hane gihe ubona ari mwiza kubera bya birunga bayikubise, ariko wamubona kangutse mu gitondo atarakaraba, Jesus Christ, ugasanga umuntu waruzi ko ari inzobe kumbe ni icyatsi, umuntu afite uruhu rw'icyatsi kandi waramubonaga ari inzobe. Ugasanga rero nabyo habayemo ikintu nyine cyo kugira kumenyerana n'umuntu, nabyo bitera ako kaboro. Ariko ubundi akenshi izo ngo gusenyuka ahantu hose biraba, nta hantu bitaba nuko abahanzi ahubwo biba cyangwa se ibyamamare, ugasanga biri kuvugwa cyane kurushko n'abandi bavugwa, ariko ingo ziri gusenyuka hanze. Inkuru kimenye na Muyango wayimenye ute wayumvise? Shange mbibona kuri social media, nakubeshye mbibona kuri social media ko akenshi bari abantu hari gihe tuba tudafitanye umubano wimbitse, ugasanga nanjye ndabyumva nkuko nawe urimo urabyumva hirya no hino, keretse abantu baba bari mu bintu by'umuziki, kandi nanone akenshi abakera nibo mba nzi story zabo, ariko bira nanjye nabyumvise kuri social nkuko nawe wabyumvise. Bigire ku bitaramo, ku bategura ibitaramo ngo hariho kubogama. Yego. Ntago bibura, kuko kubogama impamvu babikora usanga nyine akenshi usanga abantu organiza concert mu Rwanda urana nagahugu gatoya dufite public nkeya, sibyo? Katuvuge ngo mu Rwanda wenda nimba dutuwe na miliyoni 14, katuvuge ngo abantu bashaka kuba bita ku muziki n'ibihumbi 700 cyangwa 400, nge katuvuge ngo miliyoni 1. Abantu bashaka kuvuga ngo bitaye ku muziki bya bindi ko kavuga ati mbyitayeho. Isoko ni ritoya, ibitaramo bibonetse birwanirwa n'abantu benshi, hagere washinga utuntu tw'udukuru, utukundi, utugurupe, utuzu, aho buri umwe avuga ati ngewe ndi manager cyangwa se ndi katuvuge promoter, twivuga manager ko manager iryo zina baritesheje agaciro man bronze. Ndashaka tuzakora ikiganiro umunsi umwe turi gutandukanya management n'ibindi bintu. Ugasanga ari umuntu wigize umupromoter cyangwa se event organizer, afite abahanzi be no kuvuga ngo concert yibonetse, akora ko ashoboye abahanzi be bakabona akazi, abandi bakakabura. Ni handi uhora usanga buri gihe mu Rwanda ibitaramo nimba bibaye, amasura bazazamo tuba tuyazi papa, tuba tuyazi
rwose ushobora no kubona afishaje y'umwaka ushize y'ikirori runaka gikomeye, n'ubundi uyu mwaka nibo bazaba barimo. Izindi konsati ziba ni za konsati zo mu kizavamo nka kariya gakonseri mfite ejo bundi kuwa gatandatu, ahubwo reka ngatwikire muri korodoro. Korodoro hari i Remera kabisa, ko kabari bita ngo feel home feel good, nakari bita feel good kari i Remera muri korodoro. Muzahagere kabisa, nzatwika abantu mukumbuye kubona mbakubitira icyayi gishyushye, mushamba he waki, mushaka mbakubite interena, mushaka mbakubite ibiceri, mushaka mbakubite parire, mushaka mbakubite agaca, mushaka mbakubite ikimani, muzaze kabisa. Ni salade kwa gatandatu hazaba hahiye, muzahagere. Nanjye ndaprofisingira gute mpita ntwikiraho. Reka tureke umujene yaragiye gutambuka. Ntago ujyamo naribi. Yes Prime, thank you. Ntago ujyamo, uzakatinga urabyumva. Ubwo urambwiye ngo mba nyoteshe ku kanya gatoya, uri kugira ngo bigenze ute? Shaka ino iteri nayo sasa. Abanyarwandakazi, nubwo ndi umusitari mfite telefone bita iteri, igura 20,000. Niko yaguraga nakubu yarazamuye. Uyu muntu uri kumamagara arambangamiye. Akino telefone rero yinjiza amafaranga, nubwo idahenze ariko irinjiza. Iteri imagine abantu wese mutunze telefone bita iteri, imagine cyane cyane abakozi bo mu rugo, ndabaramukije muraho neza, twese rega turi bamwe. So urumva nyine tuzaba twatwitse kuwa gatandatu. Ninjye musani mukuru uzaba mpari. N'ahantu bahita ngo Kimana, ariko reka mbarabure man, ndabeshya Bronze, kambarabure kugira ngo na manager waho azavuga ati umupapa nawe aba yanahatwikiye, avuga ati ibintu biba bimeze neza. Nuvuga ngo rero tuzatwika kabisa ikintu cyitwa Cranka Reggaeton. Ni kuwa gatandatu kabisa mu kagoroba, kwinjira na gahumbi. Ye bahita ngo feel at home kabisa, kuwa gatandatu tariki 12 z'ukwa karindwi. Muzaba muri kumwe na Bario Uno Defino de Reggaeton ndetse n'umudije ukomeye cyane bita DJ NX. So nukuvuga ngo bizaba bishyushye rero. Urashaka ngo kubita ka kapera? Nibwo buzima bayemo gusa ntiyabuhisemo, nibwo yavukiyemo ndetse aza gukuriramo. Nta hazaza heza reba kandi nta cyerekezo, yavukiye muri ghetto ngo asaziye muri ghetto. Umwana yibarutse se ni gute atazameruko, kurya imvungure mu buroko no mu ngorora muco, mucaka kare mu gitonda kwepa daso na vigo, fatwa tamusayi kongo karibu muri kasho. Yahindutse akabo wundi umuhaye amahitamo, yaragerageje cyane ubuzima ni hurizo, ni nyakamwe nta mubyeyi nta wasiga mu rugo. Abaha kwepana na soyi kangati nzaraswejo, abafite baratsimba barubakira imbwa, wadafite naho yikinga yitwa icyana cy'ikirara. Yakuzi wabo bicuruza baza kwihakabyiza iwe bakamuhisha mu cyumba. Kristo twari umwanda, surago zo ku mihanda, tagi life iradukanda, maniga twe twiziritse umukanda. Bikarito nibyo bitandana cyemezo nimbuda ko umuganda ari nta bukaro nta mikanda. Panda gari hagera ugapanda, guterwa mu kamenge ubwo urajya ku majido. Bling wigire niguragwa ku munigo, abapusha inanyoboza umubano wabo gahoro urimo inzigo. Mbona abana bambuka imipaka bajya kwinjiza imizigo. Kinzanire mwana mwiza kinsukire kitarahora, yewe nkundi cyayura bizi sinkundi gikoma. Nimba ari icya bosi humura ntacyaza kubona, tahayana niwe yakirambika hitagona. Rirwa hihibikana ngarashakisha ifaranga, yagera mu rugo akagwiposho ngo madamu haha, akajya mu gitanda yakirambika agakwama. Ibyo cyo cyayihumura cyo ntacyaza kukwaka, ndakivuza uvivure uvuguti ngo vure manda gikina mugire ngo ndinore sinakerema. Mwana mwiza kukonje ewa nkurikiye tukajyana mwiroje, nkagusomya kuri cya cyayi gishyushye ukakinywaho ukumva uburyo kiryoshye. Nanga kurya abashonji bareba, kingiyo riduriya n'umukeba. Ni kuwa gatandatu rero. Yes sir. Yego abategura ibitaramo barabogama, keretse ibyo bitaramo by'ikizavamo nyine ibyo byacu, ugenda bakagukoma ayawe ugataha ukavuga uti nawasi akaminerivare ka Kevio kabonetse abari gudu. Urumva bro, haka ibintu biranahenze man. Usibye ariko rero urumva abantu bakoze uduklike ntago bakidutumira muri concert nzima. Niyo mpamvu usigaye ubona narigiriye mu bintu by'ibiganiro, mba ndimo ndabatwikira za YouTube kuri channel yanjye bita Neg the General. Mukore subscribe na like, ugasanga nibereye producteur njye amafaranga menshi ninjiza production. Abana bashya yego nimutubona kuko nyine bari abapapa dufitanye amashyamba bro, kandi ngiyewe bifa amafaranga. Igituma abana bato babona mu gitaramo urayizi se, nta nindi banga mutazi. Akenshi hari abapeti bajya guperforminga bishyuye. Niko kumva ko kantu bajya guperforminga bishyuye.
apana bishyuye tindashaka stage senegije ngiye waza uri kumbwira mani ngo ngereka nkubwire ntago waza uri kumpa udufaranga twanyira murari uri kunjyana muri concert ikomeye cyane iri big kuko nabandi turi kuri level imwe cyangwa abo ndenze wenda bandushiye clout cyangwa iyo hit kubera utwo dukundi twanyu mwakoze kugira mutwimakazi ntago ngiye ushobora kumbwira ngo uraje utumiye umusani ngende kuri level imwe nkawe uramubwiye ngo ndaguha miliyoni 3 hanyuma ngiye umbwire ngo urampa 500,000 how come ntago nayemera kubera iki ndaga igisuzuguriro suko ntayafata normal kuvuga ngo ayo mafaranga nayakorera ariko bitewe n'icyo gitaramo cyari cyo Blonze sibyo sinje ngiye nyine nabandi nka Pifra nawe ntagatumirwa reba Fireman wajya abona uturori ako se nawe ntatwa heruka wa muvandimwe we natwo arabasani benshi diplomate uramubona Green P ntago heruka concert nzima concert rega turazibona nyine nkizo zo mu mbari mu buhoteli mu bigo by'amashuri hehe turazikora ariko iyo naga ari concert yagira ikintu guhindura cyavuga ngo arebe bicere winjije bya danger man za concert ugenda ukavuga ngo nk'ubu ngubu ugiye mu mbari bagukubise wenda 300,000 saya na amafaranga bro ariko guhara abategura ibitaramo bapinga barape batabiyumva ntago ari cyo kibazo abafite ikibazo abategura igitaramo ntaribi abakapo baba boss bo ntaribi vuguta ubwo babandi banyuramo kugira ngo bavuge bati dukonfirme umusano uri buze guperforminga abo nibo kibazo bari abamuyoboke bande bose abantu baza bavuga ngo barafasha ngo koorganiza concert aho ngaho niho big issue iri kuko bafite abantu babo b'inshuti zabo avuga ati nzakurangira concert ninyi kurangira nzaryaho 20% yayo bazaguha urumva nanjye nayaguhunye uramutse ukize muri concert nzima ariko ntago banshaka ko barabizi ko ngo ndi umufungamutwe ntago ndi umufungamutwe ariko hari igihe rega buri aba bro bavuga ngo umuntu adafite choice ashobora guhinduka umurakare sibyo ushaka ko umurakare bidatewe nuko usanzwe uri umwana mubi cyangwa atari uko usanzwe abantu wakabakatiye ariko mu gihe udafite icyo uhomba ni ikibazo gikomeye buriya baranavuga ati ntuzakire umuntu afite icyo ahomba ngo nta cyomba n'iki bisobanuye ngo ntago nzaza gufata inyuma y'umuntu uwo mugani bya byose urawuzi nuko niyubashye nk'umuntu w'umubyeyi hari ijambo navuga gufata mu nyuma y'umuntu kugira ngo abashe kubanga ngiye arancomeka mu kazi sibyo ntago bishobora gukunda sibyo nakubaha respect yawe kwiye ariko don't take me cyangwa don't consider me like you can take dirigi cyangwa se abo bwana butoya ngo kwafata abano bana bato ngo ngiye nguramfata gutyo first of all ndakuruta first of all nagutanze muri game first of all izina nubatse naryo na family yawe na nyogokuru wawe naryo yigeze yubaka sibyo so kubera ufite position haraga position runaka wabonye katumye wiyumva ukumva amabaro yawe yabyimbye amabara abiri ukumva nguru umuntu wa danger naguru umuntu wa danger bro abo bantu rero nicyo kibazo gihari no batuma tudakora nibo batuma tutangira kuba barakare ugasanga umuntu asigaye akora indirimbo ari gushitinga abantu ndi gukora interview ndi kubwira umuntu wenda ibye mbishyize hanze kandi ubundi nari umubikira ibanga ariko nimba nkubwiye nti ese bro twakiyunze tukaba abavandimwe nta kibazo umutima wanjye ukeye ukansuzugura ugashaka kugaragaza ngo ndi desperate kugira mbane nawe come on nigga ntago ngukeneye ntago ntunze ntago ngaburira ntago mba mu nzu yawe ntago rero iyo ushatse kumfata nabi nzi ko nta kintu mariye nanjye ndagukandira ko nshoboye nta kibazo nawe uzankandira umfungire ariko se uzamfungira hehe mu gihe natinyaga kumfungira nyine hako mu gihe wamfungiye urumva uzabasha kunkontorora uri ku kibazo Bronze ntago ibyo ndi kuvuga uri kubyumva ariko uri kumva ikintu ndi kuvuga ni ukuvuga ngo sibyo dushaka kubana neza n'abantu dushaka kubana neza n'abantu abo bategura ibitaramo ntago ndi kwivuga ngenyine ndavuga muri rusange sibyo kukumbaje muri rusange basana musange ariko muri cya gihe utazatuma nanjye mbasha kurya mbona umugati nk'abandi sibyo muri cya gihe nkwegere nkavuga ni ase muvande ko twagiranye akabazo waretse tukabana neza ni iki nicyo umutima wanjye ukeye bro nkanemera nkakora n'intambwe wenda rimwe na rimwe ntagakoze mvuga naciye bugufi ukansuzugura ndagutelefone urarakrosha tiva me la crochet one urumva urakupye ni gutelefona mvuga nugutera intambwe ya mbere n'umubano n'umuntu sibyo icyo gihe ni ahandi uzatuma ntacyo mfite nyiramira nzi ko umubano nakavuze ndi kuramira umubano ariko mu gihe umubano utawushaka ntacyo ndi kuramira mu gihe ntari kuvuga ntuzanzimya kuko waranzimije already mvuga ngo uzanzimya nakugendekera gake nka kubaha nkifata nyine nka kuno bano batipe aba ba bulldog bazi kurengeza sibyo gucinya inkoro yego yega bacinya inkoro
kandi nanjye nayicinya, ariko mu gihe ndi kuyicinya nayicinya uwo nyicinya akayumva, ariko uzi gukorera ubusa n'iyandi no mpita ndakara cyane ugasanga ndakamennye, ariko nyine ntabwo ari ukumenasa abantu, ariko mu gihe mutazadushyira muri position tuvuga tuti wenda potential nzatumirwa wenda umwaka utaha, uyu munsi bimeze gutya, wenda ntabwo numiwe muri iwacu na muzika, ariko wenda nzatumirwa muri bari gukora tuwa bazenguruka, mu gihe ntazaperforminga na kan Kigali iyo concert twita ngo naga concert gatoya no muri Jeans Comedy, sibyo? Mu gihe naho hantu wahambaranye urumva ntari ikibazo, wambereye ikibazo nayo ngiye kukubera ikibazo, ndakubangamira nanjye uko nshoboye, nurangiza niwumva nkubangamiye cyane urabizi aho ibiro bikorera inyuguti yara gerayo. Irateguye nyine, ariko se Bulldog wabonye ukuntu bamushyizemo byarambabaje, kara nagasuzugura, ariko Bulldog ndamuzi nawe ni umupapa. By the way, Bulldog ndamwemera nubwo abantu bajya bavuga ngo ntago mushyira kuri top 10 y'abaraperi, nemera, narabisobanuye. Bulldog impamvu namushyira kuri top 10 suko nyewe yuko ari we muraperi wa mbere aka kanya mu baraperi ba kera bari relevant. Ni nawe wenyine kwanza, is the one. Yeah, ninde wundi uzi? Ninde? Riderman saravugwa ngo mbwira indirimbo ya Riderman uzi? Yimbwire cyashye imaze imyaka 1 2 3 nayuzi. Nagaruko mupinze Riderman, by the way ni inshuti yanjye, Papa Gisa, sinzi niba umwana we yitwa Gisa, ntaga amazina y'abana benyazi nta nubwo mbishinzwe kandi so urumva Bulldog niwe wenyine dusigaje uduhagarariye, sibyo? Ariko uwo muhungu waruvuze wundi umwanya we muri concert uba wanditswe, arateguye n'umwaka utaha azaririmba, no muri 2050 azaririmba ari kugendera ku gakoni, kubera yuko yuba ya matimu nyine abo ngabo borganiza ari muri database. Urakoze cyane, ari muri database. Aragenda bagashyiramo muri Rida, ntago ari muri Nida, ni muri Rida. Muri Rida bagahita bamusoma. Rida nagakundi bazanye, nagakundi bita Rida. Nzago na mahirwe ni ukuvuga ngo ni nk'impuwe bamugiriye, cyangwa se bamugize nk'ipine ry'irisimbura, kubera yuko Kevin Kade ntago yabonetse. Atabonetse bashyiramo Bulldog, sibyo? Bashyizemo Buda kubera yuko Kevin Kade ntabwo ati ariko se ninde wundi twashyiramo ra, reka tugirire mu wakaraperi kandi kamwe tugashyiremo, bahita banagamo Buda. Hako se Buda abo batipe bandi ninde umurusha izina? Yeso Pisop, nta numwe muri abo ngabo umurusha izina, muri abo ngabo nakubwiye. Riderman nagarusha izina, Bulldog akakanya nagamurusha hiti, nagamurusha abafana akakanya. Bubu nibo ndi kuvuga ku bafana muri rusange. Rider yubatse izina, aramanitse ari hariya hejuru. Njya nkunda kuvuga ngo ni the most successful musician mu Rwanda ku njyana zose, niwe muntu wabaye successful cyane ku njyana zose, kandi nta wabihakana, sibyo? Kuko wenda uretse bari atwumva ba Bruce Melody, ba The Ben, Bruce Melody, The Ben, Meddy na King James ntago yakegeranya na Riderman. Riderman ari imbere kure cyane. So wenda n'icyo ngicyo bakurikiza bakareba bati kera igeze gukora ibintu nkuko, ariko se twebwe ko batibuka ko kera twakora, ariko ntacyo nyine ntago wigereranya n'umuntu. Iyo mvuze ngo twebwe ntago ndi kuvuga Negiji, ndi kuvugira bari abagenzi banjye ba Green P n'abande bose, nubwo batantumye ngo mbavugire. So wo nguwo we afite ukuntu ibintu byo biri confirmed muri Rida. Boza abantu bamwe mu bitara abandi bityo bica hari ingaruka birakica, kuko abafana baba bari kwibwa, abakunzi umuziki baba bari kwibwa. Uzahora ubahina kimwe, yego naho yabiryoshye, burya naho wahora urya ifiriti iriho mayonnaise na ka salade, ugeraho buriya ukabura intungamubiri zimwe na zimwe, hari ibintu buri murabura, ugasanga ntago iyo ndyo yawe yuzuye kuko wahora urya ibintu bimwe. So nukuvuga ngo abakunzi b'umuziki bazahora bumva nyine indirimbo zimwe, bahore bumva ngo impumuro ni poro, isaha ni poro, bazahora bari kumva indirimbo za ngo muvuga ngo nwe, ubu ngo bagiye kuvuga ngo narindi muri nywe, ntacyo nywe nyirimo, ahubwo ngiye gushyira no muri nywa, kubera ko nywa mwarambabaje cyane, nangiye kugakanda. Ngiye kubakandira akanyenyeri, niko ndi kuvuga data, gira uvuga ngo ya nabyishimiye cyane Papa James kuba babashe nawe kumutumira, ni ibintu byiza ko James ni muri Gentleman, ni umuntu wakoze hiti za Danger n'abatipe b'abapede bose, nta muntu umurusha. Sorry, nagaterime twajyaga twita abantu bahogoza abaraperi ba kera barabizi, ni uvuga ngo aba tubita ngo iki, abarani beast, katubita abarani beast ba kera, ari mu bantu babikoze, sibyo?
uretse abantu babiri bonyine bamuri imbere nubwo no kuvuga ngo ni batatu, Meddy, Ben, Bruce Melody. King James arakurikiye ntawabihakana, ntihongere kumbwira ba batipe baba ari overrated ntabwo nshaka kubavugaho uyu munsi. So urumva rero arabikwiye arabimerita kandi ni byiza kuba bamwibutsa bakubite ka popete abakubite umugisha mane buriya mutipe afite hit. ibintu byo gushyira bamwe ku gatebe ni ibyantu cyane byahozeho ariko ntabwo byari kuri ino level biriho, sibyo? Kuko kiriya gihe hari ikintu kiri diversite cyangwa se kuba bagenda bavangavanga byabagaho, sibyo? Amafaranga buriya uzi ikintu cyabiteraga kwanza nuko amafaranga yarataraba menshi, kuko concert zarategurwaga. Ubundi ikintu cyishe umuziki nyarwanda reka nanakivugira nanga bakimenye kuva haza ikintu cyitwa Primus Guma Superstar, yahise yica ibintu. Bahise bamenyereza umunyarwanda kazajya kureba konseri z'ubuntu. Ese mwa kankubaze, wagiye muri konseri y'ubuntu warebye abahanzi 10 bitwa ngo naba mbere mu gihugu ako kanya, muri ndi kuvuga izo za Guma uraje ubarebera ubuntu, sibyo? SK noneho babandi wita ngo abo ni 10 ba mbere, wenda tuvuge Neg nimba mbarirwa ku mwanya wa 200 cyangwa wenda tuvuge okay nanjye nishyize kure mu mbabarire wenda wa 60, sibyo? Uwo ngo ngewe uri ku mwanya wa 60 nzaza guperforminga nkwishyuza unyishyure, ntago bishoboka. Guma rero niyo yisha ibintu yica game. Mbere yakirizo concert zigiye zitandukanye byari ibintu byiza ko ashaka gusanga ahantu hose tworganiza concert n'abandi bantu bo organize bafite courage, ariko kuva Guma yaza abanyarwanda bakavuga ati tureba concert z'ubuntu z'abantu barenze byatari, business yarapfuye. abo bakuru abo bari bakunzwe kubarebera ubuntu ngo hari ingaruka byabagizeho. Kubarebera ubuntu ingaruka byazibagize, ariko ntago ari kimwe n'abatoya ko burerega baravuga ngo nimba habaye recession ku isi cyangwa se economy kamera nabi, impact bizagira mu gihugu cy'u Burundi cyangwa muri Lesotho cyangwa mu Rwanda ntago ari zo ngaruka bizagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Uburusiya, kuko buriya finance y'umuntu cyangwa se niveau arimo, urumva ibibazo iyo bijaza ukuna kopinga nabyo kuko afite uburyo ki ashobora kuguhangana nabyo kuko ari umuntu munini. Ariko umuntu mutoya bira kugenda bikagukatingira ibintu byose amayira yose akibana ugasanga naga ibintu bibi nta buhungiro nta buhumekero. So it's a big problem. Iki uwo barebeye umuntu aruzifuza kumutumira ngo aze amwishyure kugira ngo ategure atarame. Yego bazamureba kuko ibyo ni ibyaguma nkubwiye ni ibya kera, ariko impact yabyo yarasigaye, sibyo? Kwishyura rero concert iteguye neza, sibyo? Kubu ngo bari kwishyuza. Impact yabaye yuko hakize imyaka myinshi umuhanzi yarataye agaciro hejuru y'amafaranga ngahise sha. Katuvuge ngo Fireman yagiye muri Guma bro, I swear to God ni inshuti yanjye, ariko ndakubwira igihe ari muri Guma njye ari umunsi igeze kumbwira ni mugurize 20,000 ya arambwira ni mugurize 20 nari muri Guma bro, ngende umusani nari nikoraga production muri JSL Record barabizi, ni kuvuga ngo nabaga ndi kubona ibiceri biruti by'umuntu uri muri Guma kandi ntagiye muri concert. Ni mu myaka yo hambere bro, urabizi aciyemo nk'imyaka ingahe gwembwa asemana uraje barakubwiye ngo baraguha 1,000,000, ako 1,000,000 wayimaze iki? 1,000,000 wayimaze iki nk'umuntu w'umustari? Imyambaro voilà, ukeneye urumva icyo gitaramo tumiyeho hari uburyo tugomba kugaragara, team iri bugufane, imodoka iri bugutware, imyambaro uguza imyenda y'ibihumbi ciriritse 300 200, katuvuge desa yawe n'ababyinnyi bawe turuwasa desa nago byakunda n'abantu bagushiba, ntago ari ababyinnyi bene katuvuge ngo wajyanywe n'abapampi bawe babiri bakubekinga, sibyo? Uratwarwa n'imodoka uri bwishyura ngahe, wakodesheje iminsi ngahe, okay bagendaga muri bus, sibyo? Ariko hari ke bukeneye mu gihe kumuvinga, sibyo? Nangahe katuvuge ngo ni ibihumbi umunsi umwe ni ibihumbi 100, sibyo? Ukeneye kunywa byeri giporezo, ukeneye n'icyana cyagwerekeje n'ikindi cyanere guri busange yo kigufana. None se umuntu w'umustari wagenda ukabura icyana cya featuring wapi? Bwo se waba uri superstar uba ugomba gushaka icyana cya featuring cyo kugira ngo kimwe cyo bita pièce de rechange, handi nyine wumva wagize amavunane. Microphone rega mu microphone iraremera ahubwo umukanyure ukuntu numerizaga Primus. Noneho urumva rero hari amafaranga menshi spendinga 500 already yagiye, uzishyurwa 1,000,000, bazirwa bakubwiye ngo tujye ngo muri tour, ngo none ngo umunsi ngo turajya guhingira ngo umuturage wo muri Nyabihu, ngo uyu munsi ngo tuzajya hanaha fundraising,
sishamwa nese ibyo nkubwira ni hari umusani nubwo namuvuze izina Imana mbaye ko ni inshuti yanjye ntago byamurakaza n'ubundi nawe ni umuhevi naribi urumva ni ukuvuga ngo rero igihe yanyatse veni kandi si we wenyine hari abantu benshi babasani tuzi baga bafite amadeni abibye imyenda mu mazu y'ibyango yabambikaga babibye imyenda ahubwo ndaza kubakora ikiganiro mwabadage mwe n'ubundi nakeza kanyu hari abantu ndibuze kukamenera kwa Negide General kuri YouTube noneho ni ukuvuga ngo ariko ntabwo mvuga ibintu byo kukamenera abantu gusa n'ibyiza yabiro so ni ukuvuga ngo amafaranga umuntu ashobora kuvanga kwishyura amafaranga ariko wasanga ibyo uri buspendingemo ugasanga watanze na menshi kurusha ayo baguhaye kandi ikindi kintu uretse ya prestige cyo kuvuga ngo ngo na habe yakareka kuza byarawuzamuye se cyangwa byarawumanuye tubere realistic umwe bamwe barya abandi bapfe kuvukira dobandi sinari nanze polyclinique wenda byahereye aho menya gusomera kwita dowa yo ni Jay Polly wabiririmbye ariko naga arebyo yavugaga sibyo ariko bamwe barya abandi none se mu gihe uje ukagaburira umuntu umwe abandi bantu 500 katuvuye ngo aba bahanzi 500 mu Rwanda bo ubugize gute ubicishije inzara none se bro ubwo ngubwo uzavuga ngo wateje imbere so urumva rero icyo nakubwiraga akubwira nti mu gihe ibyo bintu bigenda bikagera ku muntu umwe wenyine w'umwartiste umwe mu bahanzi 500 mu byukuri ntago buri guteza imbere umuziki nyarwanda sibyo ibyo ngibyo ahubwo ubugamije kwamamaza ibikorwa byawe ukoresheje amafaranga makeya minimum pay sibyo kuko abari buyaryeho ni bakeya kandi uramamaza ibintu byawe byose irwe babyagize babivugaho amaradiyo yose yabivuze abahanzi bagiye kubateza imbere iterambere kandi mu byukuri Imana burya rega jya ureba uvuga uti icyo nashoye n'icyo ninjije ubashe gukora imibare tujye tubara nk'abantu bakuru twibara nk'abantu binjiji hamwe umuntu azakubwira ati wenda tuvuge ikiro cy'ifarini wenda n'urugero ntago ndi bubitindemo ariko n'urugero ngwaye cy'ifarini wenda kigura 3,000 ukuzemo amandazi atazavamo 6,000 kandi hari n'izindi ingredient bakoresha urumva udahomba se ni nkuko bashaka gukoresha abasani bavuga ngo babahaye amafaranga ariko mu byukuri ayo baspendinga kugira ngo ibyo bitaramo bigende neza ni menshi kurusha yo ngayo sibyo urumva rero guma ntacyo yateje imbere murakoze cyane abakurikira celebs mbabwira ndabakunda kandi munimba ikiganiro mukishimiye tuzagaruka n'ubundi nakagaruka bagabo bashinga ntaye namwe bafasoni nabigeme